nk'ibisanzwe Bruno Taifa ntabwo nari kwemera kurarana aya makuru, nagombaga kuyaripura nkayashyira hariya kabisa, abantu bakamenya uko bihagaze, abantu bakamenya uko gahunda zesitaye tayari, abantu bakamenya uko ibintu byose biri ku murongo nuko bihagaze. Ni byinshi rero tujye kuganiraho, ariko cyane cyane turaza kwibanda ku ikipe ya Rayon Sport. Ntabwo turavamo my friend, ubu niho harimo inkuru. Muri Rayon harimo inkuru ubu ngubu ryaguye, harimo inkuru ndakubwiza ukuri, ariko ku muntu uzi kuzicukumbura. Hapana abandi baza bagahimba himba, ariko ku muntu uzi kuzicukumbura inkuru zirimo. Ikibazo urazibona ute? Uri umujyange wo kuzicukumbura, uri umujyange wo kubona ayo makuru, uri umujyange wo gushakisha inkuru. Ibyo rero bisaba ujyanja, ibyo bisaba ujyanja hariya jyu. Nkuko bakubwira ujya hari bakakubwira ati uyu mutipe ku nkuma zigutereta inkumi, nta nkuma ajya tereta ngo umwangire. Hari n'abantu babateye gutyo rero bakakubwira ati uyu mujyama mu gushakisha amakuru nakasa mutwe, nta nkuru ajya ashaka ngayibure. Ibyo ni ibintu bibaho, ni usanga abantu bafite karakteri zitandukanye, cyane cyane no mu mibereho. Usanga ari abantu hari abajyanje bashobora kwibeshaho no kwitunga, ugasanga ari n'abandi wazembe barunyete baraho babayika. Rero niko ubuzima buteye, niko bihagaze nyine, bari uko bihagaze niko gahunda ziba ziteye. Muri Rayon Sport harimo ikintu bita makuru, ariko uzi kuyacukumbura, uzi kuyashaka. Ese numenye kuyashaka, uzi kuyavuga neza, uyatondekanya ari ku murongo neza neza ibisabwa. Hari igihe rero ducukumbura amakuru kayagwaho, amakuru kagira gute ukabura yabonye, ariko rimwe na rimwe ugiye kuguha ayo makuru yaguhaye akakubwira ati ariko uvuga ugarukiriza aha, hari ibyo utagomba kurenza kugira ngo abantu benshi bataza kugira gute, bataza kubyica. Mubimenye burya nta kinezeza bose. Akinezeza bose. Yesu yaraje harimo bamukundaga, ariko hari n'abandi baje baramwica. Ari umuntu mwana w'Imana, yaravuye mu ijuru, araza yiyambura ubumana bwe, araza aza mu ishusho ry'umwana w'umuntu, akora ibitangaza, akiza abantu, yagaburiye abantu amafi bararya barahaga, barangije baramwitura, batangira kumusekura, batangira kumudiha, batangira kumwikoreza imisaraba. Murumva namwe kweli? Baravuga ati rero shukrani ya punda ni mateke. Urumva rero niyo mpamvu nkubwirini hari ibintu byinshi umuntu akubwira ati nyamuneka buretse ibingibi bigiye hanze, yego ni inkuru ripuye, ariko bishobora kwangiza, bishobora kugira ibintu byinshi byica, ugasanga rero ni ikibazo gikomeye. Niyo rero nawe ufite umuntu, iyo ufite nawe kuvuga uti reka abantu ntangiza ibintu byabo, inzu yabo bubatse ntayibomora, ibyo ngibyo nabyo usanga ari ubumuntu, kuko ibyo byose bikenewe muri rusange. Ndaje ngo tuganire muri ikipe ya Rayon Sport. Tugiye kuganira, turebere hamwe ku bintu bitatu. Turaza kuganira ku nama yo ku munsi w'ejo, yari inama y'ibanga rikomeye yabereye muri Kigali, ko nta bantu begeze bayimenya, ntibazababeshye. Ndaje nanababwire iyi nama yari igizwe n'abandi, ariko yari inama yabaye furu mukoko, nibyigiwemo n'imyanzuro, buri kintu cyose. Ndaza kubabwira abataramu cyangwa se umushinga wa Rayon Sport wo kugurisha imigabane wamaze kwemerwa n'abareyo hafi 91%. Murumva ko ibintu ari hatari. Ndaza no kubabwira ibigendanye no guhitamo umuyobozi, ko byageze ku kadomo bigashyirwaho umutemeri. Umuyobozi wa Rayon Sport akabazwi magingaya. No muhungu wanyu Kalisa Bruno Taifa rero ntimujye kure, nimuze dusasanura aya makuru, nimuze turebere hamwe muri rusange uko bihagaze. Ariko nkuko nabibabwiye, nyamuneka winjiramo, niba utarakora subscribe ukandaho, uzukore sub, niba utarakora niba urebye kuri video kora like, niba kandi urebyeho ukumva birakunyuze kora share, hanyuma abantu bose bagire gute, abantu bose bigaragaze. Reka rero twinjira mu makuru, tugenda twihuta cyane ku munsi w'ejo. Nkuko nabibabwiraga, habaye inama. Abantu benshi ntago begeze bamenya inama, ntibamenye icyo yari igamije, ntibamenye aho yabereye,
ntibamenye amasaha yabereye, ntibamenye n'amasaha inama yarangiriye. Ariko ibyo mutaalamu Bruno Taifa mba mfite habari zose kemkem, ibyo mba mbizi byose uko byagenze. Muti yari inama ihagaze gute? Taramu yari yanambwiye ati bireke, ariko ni yare kuko hari igihe ngira gutya abantu bakaza bakaziripura, ukajya kubona ukabona ningiwe ugize gute, ningiwe bihombeyemo kandi nanjye mashaka kugira gute, mashaka gukubita breaking. Iyo nama rero yateranye ku munsi w'ejo, iterana mu masaha ya nimugoroba. Tuko pamoja, munanifuata 5 kwa 5. Muti yari inama yari irimo bande? Ni inama yari irimo aba president b'amafani club bo mu murwa wa Kigali. Yes, barateranye ku munsi w'ejo abayobozi b'amafani club bo mu mujyi wa Kigali. Ni inama rero yateranye mwituze, ni inama yari irimo kungurana ibitekerezo, ni inama yigaga ku bintu byinshi, ariko hanini bareba ibigendanye n'uyu mushinga, barawemeza 100% wa repetisha. Ikindi cya kabiri bamaze kwemera bidakuka, baravuga bati ubundi aba bantu bari babagahe, ubundi imishinga nk'iyi kuki itari yaraje mbere, ubundi barishimye cyane, barishimye cyane. Kanongere mpongeze nanjye abantu bampongeje kabisa. Harimo abataramu bamwe bavuze bati Taifa uri umuntu w'umugabo, ati wadukoreye neza, wadukoreye umuti, wagize gute, ati kuko uyu mushinga wawuvuze hakiri kare bituma unaza nyine wihuta, kuko twashakaga uburyo tuzawusobanuramo, twashakaga uburyo tuzawuvugamo, twashakaga uburyo tuzabigira, ariko tukavuga tuti bizagenda bite. Ariko naraje ndaripura, ndipuye umushinga ujya hanze. Ugiye hanze rero nibwo banyirawo baje kugira gute kuwusobanura. Ndakubwiza ukuri, iyi nama yejo aba president b'amafani club bo mu murwa mu mujyi wa Kigali nibo babimburiye abandi. Abo mu ntara nama yararangiye, ndetse bari mu nama barabahamagaye, barabakontakta, babagezaho ibyo baganiriye, babagezaho ibyifuzo byabo. Abandi nabo baravuga ati turi kumwe 100%, turi kumwe. Ndakubwiza ukuri, uyu mushinga nta muntu wo muri Rayon Sport wawanga, kireka umuntu nyine harabo bavuga simbizi, ariko hari igihe bavuga ngo hari umutima, ngo warabaye ngo nakahebwe harya. Hari umutima nyine uba umeze nk'uwibuye. Ariko mu izina rya Yesu abo bantu turabamaganira kure, turabamaganira kure. Nge naribabwiye turashaka ikipe zikomere. Muzi uburyo nk'ubu mba ndimo kubabara kuko Kiyovu itameze neza, cyangwa AS Kigali nayo ntagiraza neza, ntagirahagera AS Kigali uburyo ari imeze n'uburyo tuyishakamo ntagiragira, kuko twebwe turashaka amakipe akomeye. Turashaka ikipe za ikubiti kajya hari igatwara shampiyona. Iyo kipe izazijya guhagararira u Rwanda ari ikipe ityaye, ari ikipe yaryajwe, ari ikipe itera umupira ku buryo ureba umupira ukavuga uti kweri ikipe irarusha izindi. Mwarabonye nko muri tize dukuntu Yanga yamaze kwidestenga kabisa, yishyize hariya ku ruhande ikavuga iti ndabarusha. Ntago ari ukubahatisha, kandi ikikwereka ko atari ukubahatisha, buri ikipe imeze neza, buri mukinnyi wese aratsinda, nta mukinnyi buri kamara. Ugasanga buri mukinnyi wese ari muri form, ugasanga buri kintu ewana, icyo nicyo kikwereka ikipe imeze neza. Nge rero ndashaka ikipe ikomeye, ikipe zikomeye. Narabibabwiye sinzabigarukaho. Iyo Rayon na APR zikomeye abari byiza cyane, niyo zigiye guhura umutingito bari umutingito, kuko buri ruhande buri mufana bayiyaminiya akavuga ati ndagutera, undi ati ndagutera. Umuntu ntajye gufana seti birenge ntagire gute. Nibyo nababwiraga nti rero umuntu wanguye umushinga, umuntu ugira gutya, abo ni babandi bashaka Rayon Sport ihere muri iheri yo ngiyo, Rayon Sport ihora isabiriza, Rayon Sport ihora igirite, Rayon Sport ntitera imbere. Ariko abo ni bake. Iyi nama rero yari inama y'akasamutwe, yari inama y'aba president b'amafani club muri Kigali, aho bavugaga bati umushinga turi unyuma yawo, enough is enough,
Twarastrugglinze, twagize gute tubura amafaranga, twagiye amafani kirebe ngo muraducangisha amafaranga, tugakusanya ubuceri buri aho ngaho buke buke, ikipe ntibeho neza, ikipe ikabaho mu madeni, ikipe ikaza ngo niba score itayifashe mu mugongo ntibaho, ikipe ikaza ngo niba runaka ngo president runaka ngadakoze kuri konte ngo ntibaho. Ibyo ngibyo aba president b'amafani kirebe bavuze bati kwisha maneno, bavuze bati iki ni cyo gihe, baravuga ati iki ni cyo gihe, ati ibyo byari amateka, ibyo ngibyo byari bya bindi bya kera, batari ko twebwe ubu ngubu turajyana na viziyo, ati ubu ngubu rwose ikipe ya Rayon Sport igomba kwitegemea, brand ya Rayon Sport ikitegemea. Aba bataramu bari bariye karungu bose uko bari mu nama bemeje bashyiraho tiki, baravuga ati tunakubali umushinga turawemeye 5 kwa 5. Nongera gushimira aba bataramu bicaye bakiga umushinga wabo bakawiga neza, muri abantu babaga muri abantu bitangaza. Kambashimire, kashimire ritsinda, kashimire Muvunyi president, rwose uri umuntu w'umutaramu ubushaka ko ikipe ya Rayon Sport ibaho neza. Kashimire umuntu bita Prosperi, uri umuntu w'umutaramu wagufashije Reyo ukajya utanga yawe wayihaye ni menshi ntiwanayishyuje, n'ubu urashaka kibaho neza. Reka nshimire bagacinya Gacinya, uri umuntu w'umutaramu warayiyoboye itwara igikombe cya champion utitiza amakipe, uri umuntu w'umutaramu n'ubu muracyayitekerereza. Reka nshimire abo batadeyo n'abareyo mu mutima no mu mubiri no kira kito abo ba Freddy. Mshimire mutaramu bita mushimire, mutaramu w'umunyamishinga kabisa, ufite imishinga furu nondo furu mukoko, uri umuntu w'umugabo. Iyo mishinga mwize kabisa, muri abantu b'abataramu ubu muri kwibere. Abareyo barabakunze, abareyo baravuga batubundi ibingibi nibyo twari dukeneye. Abareyo benshi barabashyigikiye, n'abatarabareyo harimo bashyigikiye umushinga wanyu, n'abatarabareyo nkanjye ngendi APR mu mubiri na mu maraso damu. Kipe nkunda cyane, nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, timu yambara neza black and white yitwa Intare. Niyo kipe mfana, niyo nkunda. Ariko ngewe mba nifuza ko ikipe ya Rayon Sport itera imbere. Nge ntago ndi umuheta babandi baza ngo banga ikipe ngo bashake ngirunduke, oya rwose. Ariko nanone ntuzambwire ngo Reyo ngo yaje ngo gukina ngo n'ikipe yose ngo yo hanze ngo niki ngo mfanereyo, oya kare. Ni nkuko umure yataza ngo afane APR. Ariko ngewe ndashaka Reyo ikomeye. Aba bagabo n'abagabo bibitangaza, aba bagabo n'abagabo bakomeye ba Rwagacondo, Dogiteri, muntu w'umutaramu cyane. Ejo bundi namwe yumviye avuga ngo yatinze gusubira mu kazi muri Côte d'Ivoire, aravuga ati twagombaga kubanza umushinga kuwushyira ku murongo. Muri abantu b'abataramu kabisa, nimukomeze mwigaragaze, mukomeze. Abareyo bamaze kwemera, abareyo bamaze kwemera uyu mushinga waremewe. Nibyo nababwiraga, aba ba president ba fan club bavuze bati rwose bahamagara nabo mu ntara, barabahamagaye abakuriye amafani club bo mu ntara barabibabwira, nabo baravuga bati yes, baremera barayitikira. Nubwo ntabyera ngo de numvishe ngo harimo bamwe ngo bawurwanya, sinzi ngo harimo agakundi kamwe kari aho ngaho ngo kadashaka umushinga. Ariko nkibaza rero, abo nabo baba bafite ikibazo, sinzi cyo rwose baba bashaka. Aho ngaho nukubanenga bikubita gashyi, nibareke ikipe ya Rayon Sport ikomere, nibareke ikipe ya Rayon Sport itera imbere. So munibuke ko aba ba president b'amafani kirebe batora, aba rero bari convaincre. Ni nayo mpamvu tuvuga ngo ibintu bigiye kugenda neza cyane, kuko bamaze kwemera. Kandi nkuko twabibabwiye, uyu mushinga bazaguramo abazaba bafitemo pourcentage nini, uwo nguwo ni uzasarukira abandi, ni nawe bazatora kugira ngo agira gute abe chairman. Gusa akazaba ari chairman bisanzwe, ariko iyi kipe ya Rayon Sport igomba gushaka CEO. Nari babwiye ni agomba kuba ari uruhu rwera. Amakuru nakabuse nkuko naje nka breaking inkuru, ndabizi neza, kereka niba hindura
akavuga ati wenda gutya na gutya hari umunyafurika ushobora kubibasha cyangwa gutya, ariko ngewe amakuru mfite nuko ari uruhu rwera kandi umuntu hatari uturutse muri shampiyona ikomeye wari usanzwe nabikora ufite experience yo ku rwego rwo hejuru. Iyo nama rero ku munsi w'ejo aba bagabo baricaye barangije wakapitisha mswada wakasema tumekubali, barahamagarana, bahamagara abo mu ntara barabyemera, bahamagara he. Nyongera mbibutse ko aba bagabo bafite ijambo baratora baratora mu byibuke, baratora. Ubwo se murumva igisigaye ari iki? Murumva igisigaye ari iki? Abarwanya umushinga rero birabareba, abarwanya ibyiza birabareba. Ariko imagine natwe dufana izindi kipe tuba dushyigikiye iyo mishinga, ariko ugasanga abareyo ngo ntago ngo babishaka, ugasanga ngo harimo abareyo n'ubu ngubu ngo batumva uwo mushinga ngicyo umaze. Ariko niba upinga wumva ko ntacyo umaze uwo mushinga, nawe zana yawe uguri, ngwino ugura imigabane, uba umunyamigabane. Ahubwo ndaza kubaza bari abataramu, kuko nubundi n'ubucuruzi ndaza kubabaza mbabazi nti nkanjye w'umufana wa APR wafanye ikipe ya APR kuva ku Murindi, kuko narayumvaga najyaga nyumva, mbazi nti eske nanjye nagura imigabane muri Reyo, kuko n'ubucuruzi baza banyungukira. Nje nukuvuga intinguza imigabane nkazayireka, noneho kwa kundi imigabane igenda izamuka kuko bitewe n'ifaranga. Biterwa n'ifaranga, bigaterwa n'iki faranga uburyo ritumbagira biki, nanjye nkagira gute nkaba nagurisha imigabane yanjye nkayungukamo.